Martin Pro. Yeah man, Hogan. Meze neza. Ameze neza. Ndabona uri muri studio. Turi mu kazi kose. Meze gute? Uje utubuye. Hari indirimbo numvishe naje gukora amakava y'abatipi witwa Ndondo. Ngiki? Umutipe yita ngo ni Ndondo yakoze indirimbo zizi. Ngikinguriye ko hadakinze mwana. Ndagutunguye nyine. Asa kubona mwana nabonye ari ndashaka ko ari makuru numvishije. Niyo mpamvu naze kukubwira utancika. Makuru sako. Mugenzi wacu Gafaranga. Ngo yakoze ubukwe nibyo koko igikwe yaragikoze pepe. Gafaranga ko babaye. Gafaranga wa muniga pastor bishop Gafaranga. Nibona ari we inshuti ya hafi kabisa mwakoranye indirimbo zirenze imwe nyinshi ni nawe producer wiwe ndakeka. Gafaranga Bishop. Avuga ako bishop koko cyangwa no mukomedi. Ako pastor benshi rubishatanga bajya. Mukozi w'Imana. Ni yanabishinga za ndirimbo ze yari kuvuga ijambo. Umuntu ajya mu mwuka. Rero hari abantu dukorana rero muri company. Ahambwiye ati uriya mugabo baramukunda mu bishop ngo ariko ngo yakoze ubukwe amaturo rero mu nzu y'Imana ature. Ngo ariko ngo yatahinga umugore ngo yakoze ubukwe ngo yarafite njyewe nta mukuru imbanzi rero. Ngo yarafite ngo umugore ngo n'abana ngo none yakoze ubundi bukwe ngo n'umustar uriya mu sister nawe uririmba bya hatari. Sister ni Aneti Muravaye. Aneti Murava. Nawe n'umuramyi mwiza ariko bahuye na bishop ubwo rero yo kaposi yarimbi ariko kubasize intu se ko abantu baririmbanye bagakora indirimbo gute mu muhita mu bashingira oya ntabwo tubashingiye twebwe baririmbanye sandimba bafitanye burya se zirahari oya ziraha okay bashobora kuba yitwa umuriro bombi nawe urukundo rwavuye shanda bimenye none umwe ni bishop undi ni umuririmbyi nako bombi n'abaririmbyi wakagera ko akora bishop rukundo sasa rukundo nyine go kubana Imana vango mukundane nkuko Kristo yadukunze ni bishatse kuvuga oya babanye nk'umugabo n'umugore ubungu bagiye kwibaruka hungu nakobwa murakabye oya nukuri ahantu hose inkuru kunganiza ariko uri gukabye oya niko bimeze kabisa rero ngiye gukaza kuntu bamwemera bya tubariza amakuru ndavuga ati inshuti we ni producer Martin eka ngenda mubaza kandi amakuru ambwira niyo ko bisa hajye ukoragana nkorera iyo mahoteli ahubwo se nkubaza abanyamakuru buriya ntibagutesha umutwe bakubaza ku bwinshi barambaza bampamagara benshi cyane abo nzi nabo ntazi bambwira nyine bambaza ibintu nk'ibyo ariko numvaga ntabwo bifite imbaraga cyane kuko sinzi ahantu babikuye oya ahubwo se babikuye wigeze ubona ifoto wigeze amafoto menya bakoresha ariko hari amafoto ndi kubona ku ma YouTube ari gucicikana inkuru abasesengura barafite n'ababounce bakaze bakubise abantu kamera yongera ni yanjye bari kuba bayimenye so ngo ibintu nzi Gafaranga yakoze mu minsi ishize ni ko nibwo duherukana ni weekend ebyiri zishize filime nzi ari gukina irimo filime nini cyane kandi nziza wahasanga biba binari prank wa mugore ukora abantu bivuze ngo nanjye ndimo ndi umukozi wo mu rugo producer abaye umukozi wo mu rugo cyakoze filime ndayireba kabisa nawe urimo ndi umukozi wo mu rugo rwose abantu kuki atavuze ahubwo uri umukozi w'Imana ubiza kubacurangira mu rusengero nko bapase bagafashwa uriya ni umuntu yandika filime zirenze cyane kandi cyane yenda nayikurikira cyane yanditsweho nyine Bishop Gafaranga ameze neza kabisa ibyo ngibyo bivugwa ntabwo cyangwa ushobora kuba wowe wenda igihe duherukana n'ibyumweru bibiri bishize kandi ibyumweru bibiri urumva byabaye ejo kubivuga ubu ngubu muri iyi minsi nta makuru yaje mfite nk'inshuti yo ya hafi koko ariko ikiri ntabwo yakora ubukwe ngo areke kumbwira y'abantu bibaza ubwo ko yaba ari muvira ko yaba dukoreye agashya zira prank rero iba ari muvira rero nayo yazabirenze akaba tipe basiga batwika wabonye Gahongayire babazanye ibisubizo bamwambitse ngo aratwite ariko abasohoye indirimbo tubona Meddy bavuga ngo mu rugo bimeze nayo bari kurwana yisorera indirimbo ngo ninde yamukubise hayi oya sinzi nanjye umutambukanye ngo basiga bamukubita amangumi
umva yisohoreye indirimbo none Gafaranga nawe wasanga ari iyo filime koko rero yarabesha nta Gafaranga ari gukina filime nini cyane cyonze cyo kuko iyo filime ni episode ya mbere twakinye iya kabiri nayo vuba irakinwa ariko ibyo bintu bavuga ntabyo nsanze pe kadatetse turi hanga ariko ari ubukwe nabibabwira kuko barantumiye kandi ntabwo yagakuntumira n'inshuti yanjye cyane ashaka kubihishe ashaka kubihishe cecetse ariko yewe kubera ko atarabisohora kavuga ati mwewe mukora iyo filime ubwo bukwe cyangwa hari umuntu nabonye isesengura avuga ati wakora ubukwe ntubushire hanze ntubugaragaze gute ahubwo wowe uri ko nawe na invitation mwa wese no invitation bya bintu ubona kuri social media rero social media zanyu akantu kose uzajya uvuga ngo niko oya tuzabyemera uko tumubonye mu interview yabisobanuye cyangwa tubona bicaranye bombi na murava rwose ari kuvuga ngo kwezi kwabuka byari bimeze neza bajyasanze bicarana n'ubundi mu biganiro baririmbana ubwo se nubabona bari mu kiganiro bari kuririmba basohoye indirimbo hari n'indirimbo ahubwo igiye gusohoka vuba ibyo byose afite imishinga ikomeye uzabibona uvuge ngo baragize ibiki n'ibiki rero yaba ari amakuru akomeye kabisa igihugu cyose yaduhishe ntijya kubwira amakuru uja kuri tele wigeze uhura nawe ntamugeraho gute n'abamugezeho urumva ko hari security ikomeye cyane heheze aho yakoreye ngo ubukwe muri hoteli sinzi hoteli iyo ariyo ariko nahise nibaza ati producer koko ko atarimo uriga ko nahise nakwandikira urambwira urisekera biriya ntabwo narisekeye ko ntabwo numva uri kunsetsa n'usanzwe usetsa ko ntabwo afite ishengero ubona iyo mbwira uti dore ifoto bari mu bukwe bakoze ubukwe amavideo acicibikana shati amatsiko nibereye hano nasi niba ntwaye ubwonko bw'isi ntayo bintu byose mbona bitaye ko ariko ari ubukwe nawe yazagutumira murakoze cyane twaganira producer nanje gukora nanjye indirimbo ya danger amakava twikoreye indirimbo hano dukora indirimbo nziza cyane bamwita Martin Pro n'ubundi ukoreye ibisimba byose uzanzambe indirimbo zose mwumva za Rutabara n'umumama w'umunyamerika bita Francine ntabwo none asohoye indirimbo inde Francine yasohoye indirimbo nziza cyane video nziza cyane yes we urumva nawe Francine Kanuma ngo biri hanze kuri channel ye abantu bayirebe rwose indirimbo y'igisirimba nziza Martin Pro katugire tuyirebe kabisa ahangaha nande wundi barabose babahanzi bose muri Amerika muzi batwika Martin abigiramo uruhari ako nize kwibingi butagiye kubya produit oye nginye uko mufite abantu bamantunye ni benshi nkubaze bagutumye ati tubarize inshuti magara ninde ni Martin ubwo rero uri hangana wakoze kutubwira amakuru nubwo yaduhishe neza tutabizi bagutumye kuri nge na peace yantunye ngo ati mbariza Martin peace nanda musohoro okay thank you very much yes we Martin ko nasanzwe gukora indirimbo nziza cyane icuranze live y'indirimbo ni yandi indirimbo nziza cyane umuhanzikazi uri muri Amerika hagaze neza muri iyi minsi nyamuhanzikazi twa Louise wa Gatonda uramuzi Louise wa Gatonda uri Imana ikora yes uri Imana indirimbo uri Imana ikora igisirimbo umuhanzikazi uri muri Amerika hagaze neza muri iyi minsi nyamuhanzikazi twa Louise wa Gatonda uramuzi Louise wa Gatonda uri Imana ikora yes uri Imana indirimbo uri Imana ikora igisirimbo ko numva ari live neza furu uzana live music live nziza cyane neza noneho bazanatungurwa ko hari abamenyereye mu njyana nk'ebyiri amasilo nabonye yarakoranye n'umuproducer ukomeye mu gihugu bita Element ako ya video yaratwemeje yakoze video ndayireba buriya nkahita numva nshishura umeze none ingiye live azayikora gute no uretse ni hari n'indagiye gusohora imbo nziza cyane abanyamerika baradufite iri mu ndimi z'inyamahanga ahubwo atari ikinyarwanda turabe twumva ibiswahili by'amaringa agiye gusohora indimi nziza cyane niyo ngiye vuba arayisohora
ni nziza pe ndayumvishije ndayibatuye mwuka byaramwe iyo mwana mukobwa ariko yabanjije ngiye niyo ngiye akora kubita n'indi nayo yarenze album nirangira azaza gukora concert mu Rwanda azamugire nyabona ze mu Rwanda afite gahunda ndetse ko amasomo nayo vuba akagiye kurangiza ariko nabo baranashoboye ako ariga agakora izi ndirimbo akabona umwanya muri Amerika ngo bari busy byahita bashaka ibiceri bari busy cyane ariko afite imbaraga uriya mwana umukobwa afite imbaraga nyinshi cyane ako ni umukobwa cyangwa n'umuma Louise Ogatonda ni umukobwa aracari ku ishuri wambaye akanyibera ushaka kumutesha umutwe oya se kumutesha umutwe kuko umukozi w'Imana kandi muri Amerika kandi zikavugira Imana ibyo ngibyo ntago bero byose birajyana Louise wanyemeye wambabariye Louise ni mwiza umukozi w'Imana umukobwa mwiza uri uvugira Imana kandi ako nabonye ari gasongo aya gasongo ni muremure yajya kubita mu mutwe nagize abanyanyo amata gashana muri Amerika ngo arahaba byatara sibyo ko ari icuma mugana wundi ngo uvuye gukamisha ku cyuma ya mwana arimba ubwo afite imbaraga nyinshi nagiye gukora umurimo Louise twanindije mwana reka dunkora akazi reka dukora kurakoze cyane guma guhezagira isi yose ibihugu byose Louise urakoze Francine urakoze n'abari abandi bose ntavuze ariko benshi Francine ndimbo yugende sharing ndaje nyumve kabisa audio nziza ariko se abantu bo video nziza cyane ariko menya ukora gusaba diaspora cyane ntabwo ari bo gusa ariko benshi cyane turakorana ukora bari abantu rero usaba kuba imfura niyo mpamvu akugana kuba imfura gukora ku gihe hanyuma kubumva ibitekerezo ukora umuntu wa distance uko bivuna agira gahunda cyane bisaba nanone kwitanga Imana iguhezagire ko abarundi batazi banako bavuga bezagire rwose reka ndeko kwereza tukomeze dukora umuziki hano God bless you so much Martini